umva rero umugabo mwiza ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu ndabona ntazabishobora aya mategeko baguhaye aya mategeko rwose pe ndabona ntazi ibyayo ntabwo nzabishobora ibyo utazashobora reba ariko iyi mbeho ariko urambiwe vuba cyane sibyo irindira nzi yuko ibi ngibi turi bubisohokemo neza icy'ingenzi ni kimwe wemba hafi kandi umpe ibitekerezo nucika intege nanjye ndahita ncika intege turi kumvikana ni ukuvuga ngo hasigaye igitambo kimwe ibibazo byose bikarangira ubuzima bwiza twongera tukabusubiramo amafaranga bakayaduhereza uri kubyumva ni ukubahereza uriya mwana gusa nta kindi ubundi ibibazo byose bikahita birangira hasigaye ikintu kimwe cyonyine ibi byose bikarangira se ndakubwiye ni ikintu kimwe n'igitambo kimwe cyonyine tukumvikana kandi nacyo ni iminsi mikeya nkizi ngiye nuko nawe dushyira hamwe uri kubyumva kandi urabizi ko ibi byose turi kubikorera turi gukora uriya mwana wacu kugira ngo azabeho neza uri kubyumva ku buryo n'ejo niyo twanagenda twava muri buno buzima azasigara nta kibazo afite cyerekeranye no kubaho uri kubyumva ntazagire ikintu na kimwe yifuza ntazagire umuntu n'umwe umusuzugura uri kubyumva ntazagire ahantu hamwe ashaka kujya ngo abure uburyo yajyayo byose tugomba kuba twarabimuteguriye ibi byose biraturuka he biraturuka ahangaha nta handi uri kumva numvaga amaze kunanirwa ariko niba umbwiye wenda ko cyangwa ufite agahinda kuri uriya mwana tugiye gutanga oya umusore ubundi yari kuza kumarira icyo ubundi ntacyo ngaho ngira nyine mbwira uti wenda nk'ingero nk'ebyiri uvuga uti wenda yari kuzamara ikintu runaka kimbwira oya uriya we ntacyo none se ntacyo rwose ntacyo uri guhomba ntacyo ndi guhomba reka tubirangize amafaranga tuyibonere maze bive mu nzira twongere twibereho neza ibi se nakanya ubu se ntushobora no kugenda no ku rugendo imodoka ikawupfiraho ukarara hanze sasa none se wenda ibyo ntukagira byose injira uburiri tubabwite uburiri reka uburiri bwacu nta kundi none se uwo anje gucunga umurebe hari abantu se baza yewe ka ako se turahakwira kuri icyo kibazo kigiye cyane si ikibazo cyo kuhakwira cyane reba amabuye reba iki ubuzima bukomeye ikibazo umuntu wahita yaranze akadutera ibi yego ko none njyewe ndi hasi pe ntabwo uzi cya gisarigoma cyitwa korode kukiza none imbeho iri aha ngaha yo mana yanjye ntumbwire ibintu byo kugupfumba nta kundi nyine zo twabigira gute mana we noneho njye ndi hasi pe wagiye kuri materi ikibazo utera ikibazo none se harya ubu nta no gusenga umva iryo jambo ntungire no kurivuga mu kanwa kawe usenga ibiki mba nibagiwe shuri zose babikuje ntabwo ushaka kubyumva kandi uzankora wowe yego nabyumvise mba nibagiwe nuko ntuzongere no kongera iyo gayo no kuyishyira mu kanwa kawe soni kumbabarira ariko oya ntuzongere no kubitekereza nta nubwo byemewe ntabwo bizongera rwose pe Daddy? Meze neza? Neza cyane. Ariko biraba neza cyane. Ariko maze kuvugana nawe. Unteye amatsiko. Ngaho mbwira. Nyine Daddy. Nyine
nyine njyewe ikintu nshaka. ibyo ushaka ndabizi ni byinshi cyane sibyo ngaho mbwira abantu okay mbwira Ni dati niba urebye urabona nyine ni ukuri mwamuhaye amafaranga make pe ari amafaranga mwamuhaye ukurikije amafaranga babahaye kubera janvier ni ukuri mwamuhaye make nkeneye andi nkagura ikintu nshaka 18 nyine ukamadi amafaranga nkagura 18. okay ibyo uvuga ni byo pe ariko nze ko diro nawe uyizi sibyo amafaranga baduhaye ubona ko nagomba guhindura ubuzima kandi kuko ubuzima bwarahindutse wowe ntubyemera? Of course. Yes iyi nzu turimo ntabwo ari inkodeshanyo narayiguze cash nta muntu wadusohora mu nzu ngo ukwezi kwageze ngo byagenze gute ngo byagenze bite no bangore kubyumva nahise uzukari nawe mpaye n'igitekerezo vuga uti kwari nk'igihe umuntu agenda ajya ahantu cyangwa mu birori runaka bakakodesha amamodoka n'ibyo byose washatse ushaka imodoka abantu bakazajya bakukodesha nguramo Coaster urabizi sibyo amafaranga yandi nagiye nishyura amadeni twari turimo urabizi ko ari quartier nangaga kunyuramo kubera ko ntatinya ngo baranyishyuza cyangwa baramvugiriza indungo dore wa mugabo ugiye kwicwa n'amadeni ngo dore uri kubibona amafaranga arangira gutyo uyihanganye diri yose karangira icyiciro cya kabiri cy'amafaranga bazampereza ntabwo nanjye nazakurya ariko weba utuje naboneka amafaranga yanjye niyo yawe hari ikibazo hari ubwo njye mbona amafaranga hakurya Nose papa urashaka kumbwira ko uri gushaka kumakanira hejuru y'amafaranga yose babahaye mumaze gutanga janvier kugira ngo baha amafaranga vuga ko utagiye undi muntu kumva wibeshye ko turi mu nzu kandi n'uzu ntabwo tubamo twenyine none ikindi kintu cya kabiri ugomba kwikumva unyugusenge wawe ahantu yabaga ntabwo hazi ndagomba kumukurira epfo muza mu cyaro nkamuzana mu mujyi so dad yimini ko Seri nyumva neza nyumva no wibabara kandi ntunanakare urangura 18 urabizi ko buri kintu cyose rindira ikiciro cya kabiri cy'amafaranga aboneke nge nzayikugura izabigezweho icyo gihe nzahita nikugurira dad nshaka telefone akakanya iyi ngiranda mbese nshaka kujya kuri TikTok nshaka kujya kuri nta kintu kimwe cyo gukora telefone itajya kuri TikTok gute ego nagomba nsa neza ese kumva amafaranga arenze 1,100,000 ndi buyakure buretse gatoya reka muri iki niwe mwana tujya inama ko niwe mwana muzima mfite exactly no yes nese kuki ndi kubwira ikibazo nta amafaranga yagiye warangiza ugashaka kuvuga ngo ngo muri ni bagenzi bawe uri kubona kuri TikTok naye hose batangiye kugushyushya umutwe tuza aho wavuye niho habi kurushaho uri akakanya kandi nzi yuko tukubufatanye bwanjye nawe harandana tuzagera kandi kure cyane ukunda kwizera mu bitekerezo nanjye wanyizera mu bitekerezo sibyo no tuza yamane ngifite akakanya gutanya guhereza kuko n'ubundi ni wenda uhira hari undi muntu uhira se kubizi nese fitangaye nta mafaranga menshi mfite pe kandi kwereka utagira ngo ngende no kukubeshya to ubona transfer nakoze mu kanya twirebe none se uko watanze 5 none se nyine nagomba kwishyura nese iyo Coaster nane nabahereje igice ndababwanira ikindi gice nzakibahereza uyu munsi ro ni kwa mbere ngomba kubishyura bikarangira ko barambwa ati nutatwishyura twebwe turaripotinga muri polisi bayihagarika ahantu irabigeze kandi ifite ikiraga cy'ukwezi kose gutwara abaturiste urumva amafaranga twari kuyahomba shada disureba uyahumura ihangana ariko ndabizi nyine nawe ushaka kugaragara neza ngo ugere gushyira akantu kuri snap nyine ugaragare neza ariko rero tuza ndakuzirikana pe tuza ubizi ko ibyanjye nibyo byawe humura basi sibyo babyemeye tuza wumva amafaranga asohotse uhitungura uti mpereza ntago nta nubwo uzanabimbwira nzibwiriza ngo
twabase ongera useke maze ugenda nkora agakawa sibyo ntushyiremo isukari nyinshi cyangwa uremo gutya nta kibazo ureba kuno kuntu nyine umeze ubu wakemera ko hari umuntu gutyo umeze hari umuntu wifuza kuba nk'uko ubayeho ushingiye kuki wifuza kuba nk'uko mbayeho nk'uko ubayeho nk'uko ukuntu umeze akabyifuza wenda sheka afite wenda ari muzima nta kindi kibazo afite nta kibazo cy'ingingo afite ntabwo yabyifuza reka nkubaza ubu ntihari abantu urusha ubwenge erega kuba umugaye akaguru n'akaboko ubwo wese si buzima niba ukora se ejo uzashaka umugabo urumva ubyara abana yose nta sheri ufite jade ntuze kubeshya ahangaha ntabwo gukubita uba ufite sheri rero icyo nashatse kuvuga ni iki nashatse kukubwira nyine ku mirimo y'Imana buri Imana n'umukozi w'umuhanga kuko kuno kuntu nyine umeze ntabwo byayitunguye ubu ngubu ushobora kuzaba umukobwa mukuru ukaba umukire abantu bose bakakwifuza nako ntabwo ari no kuvuga ngo bishobora uzamuba ujye wumvamo imbaraga uvuga ko Imana ishoboye ibintu byose Bibiliya ivuga ngo nubwo itangira ryawe ryari ritoya ariko Imana yakwagurira imbaga sibyo kuko yazagurira Yabesi ikindi Bibiliya hari ikintu ivuga Bibiliya ivuga ngo wubahe papa wawe na mama wawe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha wubaha ababyeyi sibyo wubahe papa wubahe mama iki kintu ushaka gukuramo ntukagire ko nyine ipfunwe ry'ukuntu umeze sibyo wowe uruta umuntu wapfuye wowe uri umuntu wowe uzi ukuntu uri umuntu wadanje se wowe uzankiza kajya mpana amadolari se ko nize kwiga nabyo bituma umuntu akira gusa buriya buri muntu wese Imana yamugeneye ukuntu azabaho imujyana n'icyo kizamubeshaho uzi ko ngo hari umuntu ushaka gukora akakunda gutyo umeze nk'urugero nkanjye tante wawe ukundira gutyo umeze bose barakunda ko nkunda Kevin ubundi gukunda cyane kubera ko ufite ubumuga kavuga ngo ntibakakurenganye ariko nukuri uranakunde turi na mwiza urakoze yego urishimye se pase yego gusa ntabwo biba byoroshye uzabona n'abaguca intege ubure n'abaguseka ariko ntuzi ko giye afite amaguru yombi n'amaboko mazima nk'ubu ushobora gukora nk'impanuka nkamera nk'uko kwawe wenda abantu babitandukana ko wenda hari igihe wowe barabivugaye cyangwa byarabaye ukuze ariko umuntu wese ufite umubiri ntabwo akwiye kwirata ikindi ntabwo abantu bose bakira umuntu mu kato hari abantu nyine bakona bakakugira urukundo bakakugira impuhwe wowe nasheri rero uzambwiye ntawe mfite uba wifuza gushaka umugabo umeze ute nyine nk'iyo wicaye avuga ati nzashaka umugabo umeze gutya wumva ari umugabo umbwira ibyiyumviro by'umugabo uzashaka ukuntu ameze umugabo usenga Imana ikindi ntabwo uzashaka umugabo mwiza ushobora kuba asenga ariko atari mwiza utamucana mu bantu kandi usaba Imana neza ufite n'amafaranga ushobora kuba nzagutaha ntuzaba impano nzayiguha na mama na papa yego uzaba impano nka shangazi wawe twishimire ubu uzabyara abana bangahe ntabwo mbizi nyine ante urabona Imana yahaye amafaranga atwubakira inzu nziza ajyana Kevin ku ishuri nawe arakurekura uba hano turabana ndishimye kandi dusigaye dufite n'ibintu byose byo kurya ibintu byose birahari mba numva nishimye Imana rero idukorera ibintu byinshi byiza hano mu rugo ndetse na papa na mama ikabarinda ndetse nawe hamwe na Kevin yego Imana umukozi w'umuhanga nyine baranze nawe numva nishimiye kuba hano kandi bamfashe neza no kuba nyine nkibonera uruhande rwawe nyine nabaga ndi nkumva ndagukumbuye ariko ntabwo wishimye anti ndewe ndishimye niyo ndi kumwe mba numva nishimye ahubwo nuko numva ndwaye umutwe
naho ubundi se ugira ngo Imana nyine yatanze umugisha kandi pe mu ahantu heza cyane ndabyishimiye. Papa yabonye amafaranga yubaka ino nzu ahita anishyura Kevin ibintu byose. Nibyo magazine ndetse mama ya muramwataramira tuba turi kuganira amagambo y'Imana. mwarimo musenga noneho mwaza ku meza byatunganye. Yego byatunganye nta kibazo. Murakoze. mama utetse iki murabibona mama wandakariye Oya ntagaragara shamu ni umuntu mwiza. Tugende rero tugende tujye kurya. Okay. Anti ngende uraza nyuma. Oya ndindire ko wambara insimburangingo yawe. Isukari irimo? ese buri itarimo ntiyabivuga nyine ko itarimo cyangwa kwiyongerera. Bamuretse gato hano ari kubura umuntu. Kevin ari hehe? Kevin ntabwo ameze neza kandi murabizi nyine iyo atameze neza ntabwo aba ameze neza. Nta mpamvu yo kumuderanja ntimumucokoze mundekere umwana. nibwo nimurye. mwebwe mukora ibyanyu ibindi mumwihorera. Ariko pa muzajya ibyo biryo bibi kugeza ryari? bibi Nese ibyo bintu harimo giga bimwe. N'icyayi. mwese ibi ngibi iyo tubire ntibigera mu nda. Mujya burashaka kugabanya ibiro n'ibintu rero. No ibiryo utarya ntukavuga ngo ni bibi. Sibyo? iryo jambo rivugitse nabi pe. nawe numara kugera ku myaka nk'iyacu ibiryo uzajya ubirya kandi wumva biryoshye. Ko cyenda birya. Aracyabura imyaka Yose. itatu. Tucyari muto. Ese yiko. Yes, bivuze ngo nta muntu wemerewe kubiryaho usibye twebwe twenyine. Oya reka ariko ujya wumva ibyo bakubwira. Ariko nk'umwana w'undi niyivugiraga navuye mu cyaro ari byo mpunga. Okay. Abura ni wane. Ariko twabyumvikanyeho nta muntu wemerewe kubiryaho hano. Ya nta kibazo. Muga muryoherwe. Reka kuvuga ibintu byinshi ibyo bakubwengera ngo wabyumvise. Sibyo umukozi ajya ateka ibi ni ibyacu. Mwe bakubwiye igihe uzabirira. Kandi wese wabyumvishe se? Byumvikana. Rega cyane n'umuntu wambwiye ngo buriya ngo hejuru y'imyaka 40. Abo wese aba yemeye kuryaga buri byose ubonye. None ko bizi. Rijirishaga. Harwara buri byo kurya. Se anti simwenda kungana. Turenda ariko ntitungana. Andushiyo. Bakubwiye ko buri 3. Sibyo? Bora buri ngahe? Nyinshi. Sawa rero. Nikize. Ariko iki wareye ukareka gukomeza gushogozana na papa. Byabwe ntabyumvise. Urumva nk'umwana wabaga bimubangamiye. Ariko nyine bamusobanuriye. Nyine wimuvugira ko bamusobanuriye. Ahubwo umuntu ugomba kutuzanira uburo. Yavuga ngo uburo. Ari yambwiye yuko mu mugoroba aratugeraho cyangwa ko akabyohereza. Yes. Ariko jana. Cyo tusonga mu bugari. Ngo buro. Ako nanatekereje amasaka y'umuntu yarya mu bugari bw'amasaka. Araryoha cyane. Babo muri ntungamubiri nyinshi. Ubugari bw'amasaka pa. Azara kubwe kuburya. Tuzajya umwumva. Ntabwo ari ibyanyu n'ubundi. Muzajya ubugari bw'amasaka se mwenyine. Ariko azukara mpamvu mudasaza. Aho se nzagira imyaka yanyu nanjye ntangiye kurira ibi bintu we. Tegereza. Hane ngo ari ibiryo bibi ngo mwabirya mwarakize mu mwagize. Yero babivuze cyane navuze. Avuze ko avuye mu cyaro ari byo uhunga. Narabihunze nyine. Ngirira kagatisha Maria nawe. Ihunge rero nuko nyine ibyacira mwana wa. Akira. Iriye saa 5 nimugoroba uri gukura. Pan. Ejo muzateka inyama. Tuzajya inyama ejo. Tuzazirya.
oya ngo inyama zitogosheje iyo uziriye mbere mwaje kugira ngo zijye gushira mu gifu nuko bitwara iminsi 3 urakumva ububi bw'inyama kugira ngo zijye gushira mu gifu iminsi 3 yose urwana nazo mu gifu noneho iyo wibeshye ugashyiramo n'ubugari ubu ni indi minsi 3 nuko ngo icyumweru cyose ibyo biryo wariye biba bikikurimo none abantu bakiri batasazaga ejo urashaka kurya inkoko cyangwa urashaka kurya inyama zisanzwe tuzagize nk'uko twese ni wowe nabajije ntabwo nabarije hamwe gusa nzajya njyenyine nabyemera kandi mbaye ese uri wenyine hano muri iyi iyi nzu nzaba yakize njyewe nshaka papa bazajya barya nk'ibyo turya yesi None gutwaye rave nawe ufunga na umutwe mama barya ibintu bibi ariko bakubujije ni bibi nyumvira n'umwana ndabona hari ubwo barwaye Gashangazi wacu ava ku izima ava ku izima mwihangane nitabe na telefone ndababwiye ndababwiye ngo mwihangane nitabe na telefone hari ikindi mushaka nta kibazo oui mbabarire rwose ntagaruka utumva ntagaruka utumva ariko nuko nyine namwe muba mwatanze amakondisiyo ariko amakondisiyo yanyu abaruhanije ku byo kugira ngo umuntu ajye kuyuzuza bigoranye pe tukubuza kuryamana n'umugore wawe ijoro ryahise none ugateka umwishe nta soni ufite ubizi neza ko ari ikizira nukurana ikosa narikoze rwose ndaryemera kandi ndisaba imbabazi ujya kukwivugisha utu twawe uratinyuka ukaryamana n'umugore wawe ariko nabisabiye imbabazi nimba mubasha gucikwaho kandi kuri iriya ngingo nawe urabizi neza wikwirengagiza nawe wacikwa byanze babikubwiye uri gusa n'igihano ndabyemera nyine byarabaye ubujyano muri bumpe nyine ndakemera ko nawe muca inkoni zamba amafaranga rujya kubona havuye miliyoni 50 oya reka twumvikane ku kintu basi ni mukuru basi miliyoni 2 zonyine miliyoni 50 zisezeye kubera ikosa ryo kuryamana n'umugore wawe twari none si ubwa mbere ndenze kuri kondisiyo mwampaye si ubwa mbere ko kuki mwahita mukura amafaranga angana gutyo sinzi ubwo amahirwe ugira uko ibintu byawe bigiye gukubaho none icyo birenze urugero gusa amahirwe ufite nuko hari imipango yo kuzana za gitambo ako si ubwo mwakwihanganye kuko n'ubundi byarangiye harasigaye iminsi mike kuko izo miliyoni urubaze miliyoni 50 ukuntu zingana nangirize rikamwe nibwo ugira ukanatekereza gato cyane no gupfa uzapfa no gupfa nzapfa no gupfa umuryango n'umugore wawe n'abana bawe bose bazapfa none se ubwo mwebwe mwamungukiye he ndabyemera ugategereza umunsi twumvikanye no kuzana icyo gitambo ntakindi ndabyemeye urabyumva neza nabyumvise ariko amafaranga ni amafaranga menshi cyane nose ubwo urumva hasigaye iki ujya ntawe kuburana ndetse ko namufungura uburana n'abakuru nta kibazo nabyemeye nta kibazo ibisizo n'ujya kubona nimero yacu guhamagaye uzamenya ko byagutse wageze mu cyaro nabyemere sawa rero urugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru, umukiza niyaje
nanjye nkwiye kujyayo kandi umunsi nzaba ngeze nzamuhimbazanye ibyishimo nzanezezwa n'uko ariwe wanguza amaraso. Mwami Imana yacu nkuru, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana yihagije. Muririmbyi aririmbye avanga y'Imana y'ukuri komeza kunyobora, aravanga ukomeze kuncisha mu nzira zawe. Aya masaha ndi imbere y'amaso yawe mwami, aya masaha ndi imbere y'ubwiza bwawe. Wabanye nanjye urandinda, utabitewe nuko ndi mwiza, utabitewe nuko nyiranuka, utabitewe n'imirimo myiza, ahubwo n'urukundo rwawe. Nanjye ndi munsi y'iki gisenge rero, ndaguhamagaye ngo uzuganze, ndaguhamagaye ngo uzutegeke mu izina rya Yesu. Tavuga Imana mbiteshe agaciro, Mwuka Wera ndaguhamagaye, ndaguhamagaye nk'umujyanama, ndaguhamagaye nk'umurinzi. Mwuka Wera, Mwuka Wera w'Imana, Mwuka Wera ngwino. Muririmbye aririmbye aravuga ngo uwo Mwuka Wera yaje ngo abantu bashira amanga, uwo Mwuka Wera yaje abantu baratinyuka, Mwuka Wera yaje abantu barakiranuka. Mwuka Wera ngwino, Mwuka Wera ndagukeneye mu gihe nk'iki ngiki, ubwo abagore benshi bari kwiyobagiza, ubwo abagabo benshi. Mwuka Wera, bite byawe ubundi wowe? Urumva ugira ubwenge cyangwa zarabunyoye? Bite byawe? Mwuka Wera mukozi w'Imana. Subutu, funga uwo munwa, cara neza hano mbanze mvugane nawe. Nta muntu wateze amatwi ndi kukubwira ibyo ngiye kukubwira. Nta muntu n'umwe wemerewe gusenga muri iyi nzu. Aha ngaha kuzungurwa kugeza hose, nta muntu wemerewe gusenga. Wese vuba gutamudasenga. Nta muntu byemerewe usibye na hano muri iki cyumba cyawe. No hanze y'iyi nzu ntiwemerewe kuhatambagira usenga. Uri kumva? None wazamuye wahanitse amajwi. Bite? Narindi guhamagara Mwuka Wera. No! Banza umenye amategeko yo muri iyi nzu. Cyane butarashoboye isoko mugende. Urumva? Nta muntu byemerewe n'umwe. Banza unabimenye neza. Urumva nyine jewe iwacu tubaba Kristo turabizi. Ariko Papa Kevin sara ntaga byemera. Nyine nuko nakubwiye, niryo tegeko riri muri iyi nzu nta muntu wemerewe gusenga. Hari ikintu ushaka kurenzaho? Wimbaza byinshi rero. Rekera aho ngaho. Sengeye mu mutima se. Nakubwiye ngo ikintu cyerekeranye no gusenga muri iyi nzu nticyemewe. Iyo mitima yawe uzajya kuyisengeshereza hirya mu mashyamba cyangwa mu bihuru. Urumva ibintu uri murambaza? Ndakubwiye ngo uri kumva utazadukorera ishyano muri iyi nzu. Wowe urashaka kudukorera ishyano? Gusenga rikorera ishyano? Niba ushaka gusenga, sibyo? Caho ujye gusengera mu nsengero cyangwa ushaka kandi uhano ujye gusengera, niko nakubwiye. Utazagira ishyano uza kugusha muri uru rugo. Urumva? Mu izina rya Yesu! Fara mu izina rya Yesu! Uwiteka we! Hemura umurimo! ariko mani zire wasize wowe wasaze mani biki kigoryi urimo sakuriza abantu babuze uburyama babuze ukora iki? Ufite iki kibazo madamu? Ufite iki kibazo wa mukecuru? Urabizi gisigaye wowe noneho bigeze niba uje hanga kudutesha umutwe mareka nkubwire sibyo ntago abantu bava mu cyaraho hariya mindani ngo baze kunesha umutwe ambuze kurya urasenga no nkabuti ninde kubwiko ngabasenga ibyo gusenga bizinga mwiyamene ma vuba zingu twawo tusubirwanye mu cyaro hahandi n'ubusafasha bwawe wabura guko uteka subirayo nda Imana gorana hanga umuntu njyamaze kuryama ngewe Kevin uzi icyo nicyo muri rugo ngewe umwana uko ibintu umwana future hazaze urambuza nkande wowe bavuzemo Bretse Kevin
nyine buretse mubwire n'ubundi usanze ari byo ndimo ndamubwiye sibyo namusobanurira oya mwihorere nsobanurira iki se reka nkwereke sibyo nari mbizi ariko niba ari ikosa nyine usanze ari byo ndi kumusobanurira namubwiye yuko nta muntu wemerewe gusenga muri ibyo byose nabimubwiye sibyo reka rero wowe mwihorere wowe tuza genza gake reka turebe kuko njyewe naguhaye sinabikubwiye niba wumva ushaka kuguma muri uru rugo icyo ugomba gukora wacyumvise sibyo kevihangane hangane urebe ibitotsi umbujije ubu nasoni yo kuntu nkanguriye umwana urimo wabira urase wasengaga cyangwa wabira ubutaha mwihorere ntabona ukuntu uba wabira abusibindi bikora neza ko uri kubisiga birazanwa nande cyari tunabaza nkajyana ibindi biko mutano ibindi mbiza gusubira wagize umuntu ubona hariya avuga ngo ndabizana nabyo reka tubanze dushyire tujyane ibindi bihugu vuba vuba batagira umuntu tubona tuvuye hariya ibyo byose ni amakosa yawe akose ni amakosa yanjye gute ubu kurara muri uyu mubu kurara muri izi mbeho nkaba meze uku nguku reba ibitotsi mba mbyukanye ni amakosa yanjye gute koko mbwira amakosa mfitemo abasohoreze tukabirangiza se nyine wowe rero ntabwo ubishaka kugira ngo ibintu byose tubikore wabaye witonze ukampigiye ibintu tukabijyana gake ni ngombwa ngo twihutishe ibintu gutyo ariko uzi ko no gutegereza igihe nabyo ari uguta igihe ibyo nabyo jya ubimenya reba nk'indwara dushobora gukuramo hariya hantu izo ni nyinshi none urutare kuzivuza se wowe ushobora no gusa kuzasanga bo zarakurenze nta n'igaruro rigihari iyi ndwara zo zihari ni nyinshi none se umuntu aracyasinzira nk'uko umuntu bikwiriye ntabwo umuntu agisinzira reba uriya mubu reba ariko nyine nawe ujyana ibintu gake sibyo mpigihe basi uzabishima ari uko imbwa zakuriye ibirenge kandi utazi ahantu ziturutse nsizi zanjye wowe uzigusize uzabishima ari uko umuntu anyuze hanze akabona abantu akavuga ati barashobora kuba ari abajura akakubita ibuye ugasanga ari gukubise mu rubavu cyangwa ari gukubise mu mutwe uzabyinuka mu gitondo usobanura abantu ko uwo mutwe bawumennye ugiye hehe uvuye hehe nyine basi reka tubijyane gake wenda bizeme ariko mbabarira tubijyane gake nakusabye igihe pe mfasha nk'igihe ariko igihe twagendeye gake ntabwo bihagije reka uragira ngo ibintu bite byirukanka bite biva mu nzira ku kanya kandi twakabijyanye gake njyewe nabashije gutera intambwe ya mbere ndanabikwereka ni dore duteye intambwe nkwereka n'umusaruro ariko kugira ngo utere intambwe ya kabiri byakunaniye cyangwa umbwire njye nzafata icyemezo bigira inzira njye nkifata nyine njyana gake nanjye iyo ntambwe rwose ndemera kuyitera nanjye nzayitera intambwe kandi ndabizi ko bizagenda neza waretse kuko nanjye ntorohewe ubu se ninjye wishimiye kurara ndaye gutya umpaye iminsi ngahe iyi minsi yo wenda ntabwo navuga ngo ni ingahe hari n'igihe naguha iminsi n'ubu nkahita mbisoza nkavuga nti ndabitekereje birarangiye reka twe gushyiraho iminsi ni iminsi gusa niyo nshaka kumenya nta kindi kintu ushaka kuri wowe ni iminsi cyangwa umbwira uti ni ukwezi cyangwa umbwira uti ni umwaka ibyo ngibyo mbimenye nanjye mbenye ukuntu mfata ingamba zanjye iminsi nyine wimbaza iminsi ahubwo wowe reka ibintu mbijyane neza sibyo ko ibintu bizamera neza kuko wanjyanye gake iminsi nshobora no kukuha iminsi none nkahita mbikora mbishyira mu bikorwa ariko uzi ko tumeze nk'abantu bicariye ikirunga cyenda kuruka urabizi neza urabizi ko ikirunga cyenda kuruka ntawe giteguza oya ndabibona pe none se ubu buzima urabona butworoheye ntabwo butworoheye nyine reba ukuntu watangiye kumera intuzi imiwe dore reba dore uri kubibona dore ibi byose ni imibiri kugenda ikurya reba rero malariya uzakuramo angahe igikatu nese ubu njye nsohokana na supanete njye kuyiryamana hano umuntu uzi muri ibi bintu njye kuyiryamanamo hari uburyo ariko ibyo byose byarangira kandi byose biri mu kiganza cyawe nibyo ndi kukubwira biri mu kiganza cyawe sizi impamvu udashaka kubyumva papa mwaraye he